kunoza, gukukumba n'andi magambo wakoresha wumvikanisha kutagira icyo usigaza. Likide rero yaje kwiteraho akajambo a maze aka gasantere kari muri Nyamiyaga ya Kamonyi gahinduka Arikide. Byavuye mu kabari kari gahari bitewe na mwarimu Porotazi wasaga n'unywera ingeso agakora ibyo bakunda kwita gusengeriza yose. Yitwa Gitera Porotazi. Noneho ngo yari umwarimu yigishaga no kuri Paruwasi muri Haniriyumba. Abarimu bo hambere barabanywazoga. Noragenda umushahara ngwera arangije mu gitondo akoze mu mufuka ati wapo ni Likide. Agenda afata urwo kwa Kamanzi. Ati shati ndi Likide amafaranga yashize amuhinda inzoga. Bahita muri Likide nuko niko haje. Nuko bazugo Likide bikaba bivuga iki? N'ubusi nashiriwe. Nashiriwe. Bigenda bikura mbese iryo jambo ravuze. Byabaye muri 73 n'abameze nk'abahamutse. Akajya mu nzoga akaziyahuza niko kuvuga ngo ngiye ndi Likide. Yari umuntu wari usanzwe yari umuntu uzi kunywa ku buryo n'abamukopaga inzoga yabajyaga gufata amafaranga ku Kamonyi bamusangaga kugira ngo abishyure. Ariko suramuzi? Kumumenya ndamuzi, isura ari umugabo w'inzoga. Arikide byitwa hano ryaturutse kuri Porotazi gute? Kubera ko amafaranga aramushiranye akavuga ati Arikide. Iyi santere yitwa Arikide. Amakuru ufite wowe ngo iri jambo ko atari Ikinyarwanda byaturutse ko umugabo wari umaze kuhanywera amaze gushirirwa aho yikopesheje baramubwira bati ntabwo dukopa. None avuga ati se bumuvuga ko bibaye Arikide nta kintu gifite. Ubwo bahise bahita izina bita muri Arikide. Ati Arikide nyine ubwo ngo niko bimeze birangira bavuze ngo bibaye Arikide. Kuva mu 1973 biravuga ko hari abagabo bahise bagendera mu mujyi wa mwarimu Porotazi bokamwa no gutsinda amafaranga mu kabari, mbese bakagira l'argent Arikide, ari naho izina Arikide ryavuye. Gusa ubu abaturiye aka gasantere baravuga ko imyumvire yahindutse bakaba baraciye ukubiri n'ingeso yo kurikida. Oya ntabwo twafatiye nubwo hitwa muri Arikide ariko tunywa tujera kuko icyo gihe abantu bari bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa bitubutse. Umuntu yaza no mu kabari ari umuntu w'umugabo ntagire kwigaruka kubera imitungo babaga bafite. Abati ndanywa mpaka ntabwo iki gihe nta mitungo yabaye mikeya. Ukavuga utese nimara kuturangiza urwo biragenda bite, ukagerageza kwifata ukanywa dukeyi utwushoboye nyine kugira ngo no mu rugo bagire icyo babona. Tukirinda kurikida kuko urikize mu rugo bwakizatongora, abana bamera nabi, nta mwambaro nta sabune nta tubuto zo kwisiga nta kintu wabona. Uririnda ukavuga uti ibyo byose niba ari n'igihumbi ndakijera uko kiri mbashe gufata wenda icupa rimwe cyangwa abiri andasigaye nyakoreshe gahunda zo mu rugo kugira ngo urugo rugende neza. Ntabwo ari Arikide. Ntabwo Arikide kuko ikigenda ari cyo kurikida. Akabari uwo mugabo Porotazi yakunda kunyweramo hari akaba kacyubatse hano kari hano gutya muri ikibanza cya Visene akabari k'uwitwa Kadida na twamuga mbese amukorera bafite n'icyokezo cy'inyama ariko botsa hasi bacukuye akanogo gutya bagashyiraho imitumba n'uduti n'akandi rero kirya hari kwa Kamanzi. Tubari twari turi hano. None se ubundi iyi santere yitwaga ngo iki cyo gihe n'ubundi? Yitwaga Nyamiyaga nako yitwa muri Arikide. Noneho araza ubwo avuye guhembwa araza arishyura yari yanywereye agura n'izindi nzoga amafaranga arashira yose. Aravuga ngo Arikide pe Arikide leta yitwa muri Arikide gutyo mbere nyine yitwa gutyo kubera we akabari kari hano ndanga ko kwa Kadida na twamugabo n'akandi kari ryari kwa Kamanzi. Bakwita ndi wowe? Nitanga rero rajada Musene muri Arikide. Nyamara ubanza izina ryarakurikiranye neza uko mbona abantu bari mu kabari ubu ntago barikida. Nyine kurikida birashoboka ariko rero biterwa n'ukuntu wifite. Kalisa Bernard. Nitwarije y'uwo mugabo kugira ngo bahite Arikide. Mbese byasaga nk'insigamigani kuko ibintu byose nyine babikurikiriza uko umuntu yavuze. N'abasaza ba kera ari ijambo bavugaga ugasanga rikwiriye igihugu cyose. Nayo nguko Gitera Porotazi arasengera arashirirwa. Muri make yakoze ibyo mu gifaransa twakwita Likide son argent, aho byabereye n'ubu ni muri Arikide. Gusa abahatuye n'ubu barakora, barahinga bakeza, bakagurisha imyaka, bakabona amafaranga, ariko ngo sayo kurikida. Reka mbifurize kuguma muryohewe na gahunda za Radio Rwanda.